Yes, mbaye ikaze ku mirongo mugari wa The Press Empire, aho tugarutse mu makuru ya showbiz cyangwa se makuru y'imyidagaduro yagiye avugwa muri iki gihugu cy'u Rwanda, ndetse no mu mahanga agiye atandukanye, yaba Burayi, muri Amerika, Australia, hose tuba tugiye tuhabiriye tanu kwa tanu. Yes, katugaruka hano mu gihugu cy'u Rwanda rero ku itariki ya 10 ku wa mbere nibwo urwego rw'itangazamakuru rwari ruri imbere y'itangazamakuru, aho hagatsweho ingingo nyinshi zigiye zitandukanye, aho hajya havugwa hagaruka ku ba social media cyangwa se ku ba content creator bakoresha imbuga nkoranyambaga, uko bakwiye kuzikoresha, ndetse n'umurongo bakwiye kugenderwamo. Haza kugarukamo byinshi, abanyamakuru babaza ibibazo biba bigiye bitandukanye. Nibwo haje cyangwa se umunyamakuru umwe yaje kubaza ikibazo cy'umuhanzi bita G-Tuff, cyangwa se uyu muhanzi ukizamuka bita G-Tuff, aho yavuze yuko indirimbo ye irimo ibishegu cyangwa se irimo irangiza sosiyete y'u Rwanda cyangwa se sosiyete yo mu Rwanda. Yes, kanze manze bumvishe rero icyo umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yabivuzeho, ndagaruka mu kanya mbagezeho ibindi yagiye atangaza. Sinzi n'abatabaza mwarababonye, sinzi icyo mutekereza kubikora cyangwa se niba ari uburenganzira bwe. In fact kubera ko arababajije, reka numva uruhande rwa RIB. Icya kabiri reka ndabanze gusubiza icyo ngicyo ntaribagiwe ngo ni G-Tuff. Amazina y'ukuri ni ayahe? Ababizi bamfashe ntabwo ntimuzabaze. Uvuze rero ntabwo turamwitaho pe, ntabwo turamwitaho, ntabwo turamuhamagaza mu rwego rw'ubugenzacyaha. Indirimbo uvuze ubwanjye sindayitaho, njye ubwanjye sindayitaho. Iyo ndirimbo yabivuga iki, yabimeze ite, harimo ibiki? Ni indirimbo idakwiriye, imeze murakoze kubera ko munyemereye kubivuga. Wenda niba idakwiriye ntuyisubiremo, ariko ushobora ni indirimbo bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bavuga ko idakwiriye muri sosiyete, siriti yuko yumva n'abantu batandukanye. Mu minsi yashize hagaragaye amashusho abana bari kuyiririmba, bakavuga ko irimo amagambo y'urukozasoni, ariko n'ejo bundi tukabona ababyeyi bari kuyibyinira urubavu abantu. Yes, Murangira Thierry yatangaje yuko uno muhanzi G-Tuff batari bamuzi cyangwa se batari bamwitayeho, aho umunyamakuru yakomeje amubaza se abategarugori cyangwa se ababyeyi b'Urubavu barabyinnye cyane ubwo bari ku munsi w'abagore ku cyumweru. Nibwo byaje kugarukaho, anagenda agaruka mu buryo abana batoya bagenda baririmba kandi harimo amagambo asetse cyangwa se amagambo amwe bita ibishego. Yes, Murangira Thierry yatangaje yuko nibishoboka cyangwa se nibiba ngombwa yuko iyi ndirimbo cyangwa se nimara kumva, cyangwa cyane yuko yatangaje yuko ino ndirimbo kubera ko batari bayizi igiye gukurikiranwa ikumva niba yabasha kuba yakwemerwa muri sosiyete nyarwanda cyangwa se yabasha kuba yasibwa burundu, cyane ko yatangaje yuko umuhanzi bita G-Tuff we batari bamuhamagaza muri RIB, cyane ko batari banamuzi. Indirimbo ya G-Tuff isohotse nta kwezi gushize, akaya tuvugana ifite ibihumbi bigeze muri 800. Ni kigaragaza yuko indirimbo ye irimo iragenda ikwirakwira mu gihugu hose ndetse no mu mahanga. Mwabonye ko zagoma bayibyinnye. Uyu munsi nibwo nabonye hari n'abantu bo mu gihugu cya Tanzania bayikoza challenge. Urumva ko ari indirimbo bagenda yaguka, ariko uwo bita Murangira Thierry cyangwa se uno muvugizi wa RIB yatangaje yuko uno muhanzi ukizamuka bita G-Tuff atamuzi ndetse n'indirimbo ye atayizi. Abanyamakuru bakomeje bamubaza ku kintu kijyanye n'uko indirimbo ishobora kuba yasebya ibijyanye n'indangagaciro y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se yakwangiza sosiyete harimo nk'abana batoya. Ati yakomeje bamubaza avuga ati birasebetse kuba ubona umuntu w'umwari ndetse cyangwa se umuntu w'umugore ashobora kuba yabyina ino ndirimbo cyangwa se umubonye marayibyina, ari ibintu bisebetse cyane.
Murangira yatangaje yuko ndetse ntabwo ari we wenyine buriya yanze cyangwa se yaciye amarenga avuga ko GTAF yatanze ibyo afite, ariko ikintu nyamukuru cyangwa se abayipublicinga cyangwa se abayigenda bayikoramo ama-challenge ariko kibazo nawe yagarutseho avuga yuko niba titonda bagomba gukurikiranwa, cyane yuko ino ndirimbo wahisa usanga mu tubari hose barayicuranga ahantu hose hagiye hatandukanye, mu mabara agiye atandukanye, mu weekend. Ni indirimbo mbese utatinya kuvuga aka kanya yo cyangwa se iri kuri hit. Yakomeje atangaza yuko avuga ati buriya ati ahari arimo atangaza yuko yamaze kuba hit cyangwa se yamaze gukora icyo bita hit, akaza kuba akomereza agendana asohora n'izindi zitandukanye. Tubitsa ko GTAF nawe yavuze ko mu mutwe cyangwa se muri studio agomba gushyiramo indirimbo 400 muri uyu mwaka. Namwe murumva n'indirimbo nyinshi cyane, ibintu bitakorwa n'umuntu wari wese cyangwa se niyo wateranya abahanzi bose bo mu Rwanda. Ndakeka nta muhanzi ushobora kuba yasohora indirimbo 400 mu mwaka. Ni indirimbo nyinshi cyane, indirimbo za projet, indirimbo za amafaranga menshi. Murangira rero bakomeza kumubaza ko kino kibazo, yavuze yuko GTAF yatanze ibyo afite ariko hari n'ababiri inyuma bageze. Umunyamakuru yageze ku icyo kibazo cyo kuvuga ko hari abagore bayikenye, agitindaho cyane. Yavuze ko ati biratesekeje kumva yuko umuntu yarimbye ikintu kidafatika cyangwa se ikintu gifite amagambo mabi, ariko ugasanga bamwe barimo baragenda bagikwirakwiza ndetse banakibyina bakishimiye nkaho ari ikintu cy'igitangaza cyangwa se ari ikintu cyizewe cyane. Yakomeje atangaza yuko nabo ngabo ndetse barimo bakora mu ma-challenge, bagenda bakora ibiganiro biba bigiye bitandukanye kuri iyi ndirimbo, bagenda bamuha nka kwa kundi agenda gukora ibiganiro promoting indirimbo ye. Nabo hari igihe kizagera bagakurikiranwa cyangwa se hari igihe kizagera nabo bagashyikirwa urwego rwari rukabahamagara. Umunyamakuru yongeye kumuza yamubajije ku kintu kijyanye nuko ishobora kuba yasibwa cyangwa se ishobora kuba byavanwa kuri fiche cyangwa se ku mbuga za nkoranyambaga uriya muhanzi bita GTAF akoresha. Asobanura yuko nisuzumwa igasanga itujuje ubuziranenge cyangwa se itujuje ibisabwa bishobora kuba cyangwa se ishobora kuba yakwafekta societe, ishobora kuzasibwa ndetse akanakurikiranwa n'amategeko. Ikindi nacyo yagarutse ku bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga. Yavuze yuko abantu bakoresha muri iki gihe abantu bakoresha imbuga bazikoresha uko bishakiye, bakavuga ibintu bigiye bitandukanye. Yagarutse ku bantu bafata hariya bakagenda bagahimba ibintu bitari byo, cyangwa se n'amakuru atajyanye cyangwa se n'amakuru badafite igihamya, yuko nabo bazajya bakurikiranwa. Ikindi yagarutse ku bantu basesengura ubutabera cyangwa se basesengura ibintu bijyanye n'ubutabera. Tugasanga umuntu yize umusesenguzi kandi mu by'ukuri nta mategeko yigeze yiga. Ati buriya nta kintu urimo akora, uburimo uraha akazi karekare umucamanza ndetse ukaba ugiye no gushyirishamo wa wundi urimo urabonana cyangwa se wa wundi urimo ati kubera ko niba umuntu arimo aravuga ikintu atazi, adahagaze, adafitiye proof, ni ikigaragara yuko ibintu arimo aravuga ari ibintu arimo arafata akagenda agatura hariya, akabasha kuba yahindura ibintu cyangwa se yavuga uko abishaka mu rwego rwo kugira ngo yamamare cyangwa se mu rwego rwo kugira ngo ashaka ayo views, cyane ko ariko yanabitangaje. Yatangaje yuko nabo bantu mu minsi iri imbere bagiye kujya babarebaho bakareba ibiganiro bagiye bakora basesengura cyangwa se basesengura kubijyanye n'ubutabera, kandi mu by'ukuri nta certificate cyangwa se batageze babyigira uvuge ngo umuntu arimo aravuga ibyazi cyangwa se arimo asesengura ibyazi. Yanavuze yuko gufata ikintu kagihimba, ibyo bita nk'aba content creator nka twese cyangwa se nk'abandi bose bagenda bakora ibintu bigiye bitandukanye kuri izi mbuga, harimo za Instagram, za YouTube, harimo za TikTok. Yavuze yuko kuba wakreatinga ikintu atari bibi, ahubwo uburyo ugikreatinze ndetse n'inkuru ikirimo aricyo kintu kiba giteje cyangwa se cyo giteje impagarara cyangwa se igishobora kuba cyateza ikibazo. Yavuze yuko mu bantu cyangwa se mu ba content creator bose bamaze kuba benshi cyane. Yavuze ko bamaze kugwira umubare munini cyane. Ati umuntu arabyuka mu gitondo akabyuka agatekereza ikintu agomba gukreatinga, yaza akajya imbere ya kamera akikamera, atitaye kuvuga ngo yagikontrol cyangwa se atitaye kuvuga ngo yakigenzuye neza se kino kintu ugiye gutanga kirarebwa n'abantu. Yanagarutse kuvuga ati ibaze niba umuntu akurikirwa n'abantu 3000. Urumva iyo ni inama ikomeye cyane. Gukurikirwa n'abantu 3000 ni ikigaragara yuko ikintu ugiye gusora ku kanya ari ikintu gishobora kuba cyakwafekta societe cyangwa se gishobora kuba cyahindura societe.
yabagira inama rero babwira yuko bagomba kwitoza cyangwa se gukora ibintu bijyanye n'indangagaciro cyangwa se bijyanye n'akazi kabo, ndetse bakanoza ibyo bakwiye gukora, ndetse bakanatangaza n'amakuru y'ukuri ndetse amakuru y'ibihuha bakayareka. Yongeye kugaruka ku kindi kintu cyabona ba content creator bafata, cyangwa se usanga umuntu akoze ikiganiro agafata ifoto y'umuntu akayishyiraho mu by'ukuri atabyakira uburenganzira, ugasanga afashe nk'umuntu amukubise. Yavuze ko icyo nacyo y'icyaha, ndetse uzafatwa yabikoze azakurikiranwa imbere cyangwa se imbere y'ubutabera. Bagatse ku ngingo zigiye zitandukanye, aho bavuze uburyo ki umuntu agomba kuba yakoresha zino mbuga nkoranyambaga, ndetse n'amategeko agenga kuba umuntu yakwitwa umu content creator mu Rwanda, cyane yuko yavuze ko ari ibintu bigomba gukurikiranwa, ibintu by'akajagari by'aba content creator babyuka mu gitondo bagata bajya ku makamera bagakora ibintu bitajyanye n'indangagaciro ndetse na sosiyete muri rusange y'igihugu cy'u Rwanda bagomba gukurikirana abagabo. Yatanze example cyangwa se urugero ruvuga ko izi kamera cyangwa se izi microphone tuba twambaye, iyi microphone ndetse n'ino kamera ndimo ndakoresha ibintu biba bikomeye cyane. Ati ntabwo ari ikintu ushobora gufata ugashyira hariya ukagenda ukavuga ibyo ushaka, ati kandi ubizi neza gukurikirwa n'abantu bagera mu 5,000 bagera mu 3,000. Ati warangiza ukavuga ko icyo kintu kiza aho ngaho kitari bwa affect society, kishobora kuba cyangwa affect society mu buryo bwiza cyangwa se mu buryo bubi. Aho yatangaje yuko cyangwa se aba content creator mu Rwanda cyangwa se ndetse n'abanyamakuru bose bagomba kubaha izi mikoro bavugiraho ndetse na kamera ziba zibari imbere, kubera ko baba bakurikiwe n'abantu benshi baba bagiye batandukanye. Yes, katuva ngaha ku makuru ajyanye n'urwego rw'ubugenzacyaha riboho rwo umunsi rwaganiriye n'itangazamakuru, twigire ku nkuru by'umukobwa bita Nyamba. Nyuma yuko mu ijoro ryashize yari akoze ikiganiro kuri The Choice Live, aho yavugaga bamubazaga ku byari byamujyanye Dubai, yatangaje yuko afite umukunzi, ariko biriya bintu bijyanye no kuba yarambitswe impeta bishobora kuba ari AI cyangwa se bishobora kuba ari ibihuha. Ikintu yahakanye, ntabwo yahakanye yuko afite umukunzi, yavuze yuko umukunzi amufite, ndetse yuko baramwaje ngo ati se umukunzi usanzwe. Arangije atangaza amagambo avuga ko amagambo akomeye avuga ko ari future husband cyangwa se umugabo we w'ejo hazaza. Yes, banamubajije ku kintu kijyanye no kuba yarigeze akundana na Titi Brown, umubyinnyi uri mu bambere muri iki gihugu cy'u Rwanda. Avuga yuko abatigeze bakundana bira bahuzwaga n'akazi, ndetse byari n'ubushuti, bya bindi bakunda kwita ababesto cyangwa se bakunda kwita inshuti magara mu Kinyarwanda. Yatangaje yuko muri we cyangwa se bamuje niba ateganya gukora ubukwe cyangwa se afite ubukwe mu minsi iri imbere. Avuga yuko ibyo ngibyo ari kubitera cyangwa se ibyo ngibyo ari kubyereka imbere, kubishyira imbere y'Imana, ndetse akaba yanasenga cyane. Akaba we n'umukunzi we bivugwa yuko umukunzi we abazwa mu gihugu cya Dubai cyangwa hari mu gihugu cy'Abarabu, hari muri Dubai, mu mujyi ukomeye cyane wa Dubai, aho yagiye agiye kumusanga cyangwa se aho yagiye kumusura. Bivunavugwa yuko umugabo we ashobora kuba afite agatubutse rwose, Nyamba ashobora kuba ataranahisemo neza, aho batebyaga we n'umunyamakuru bita Philipita ndetse n'uyu bita Babu. Yavuze yuko ibintu by'ubukwe atabiteganya hafi, ariko binaje yabyakira. Yes, amakuru nari mufitiye rayo ngayo, yaboneka mbabwira ngo mukoreshe ya like, ni ingenzi, subscribe we mu wantu nagaruka. Ciao ciao.